Nongeye kubasuhuza nshuti bakundwa, amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese. Nibaho TV nk'uko musanzwe mubimenyereye, ndabashimiye cyane mwe mwakanze subscribe, mwe musharinga mugasharinga abandi, mwe mushyiraho commentaire mukambwira ngo Imana inyagure, Imana ibahe umugisha n'ukuri. Mwe mwakoze cyane, biba byakunze ku mutima, nta kindi mfite nabaho usibye kubasengera. Imana rero ibampera umugisha kandi mwinshi, Uwiteka yivange mu byanyu nk'uko namwe bamwemeye kwitanga ku byanjye. Nta kintu rero mfite nabakorera usibye kubasabira umugisha ku Mana nkanabasengera. Nizere ko mumeze neza, nsuje abantu mwese munkurikirana muri mu bihugu bitandukanye, mu mpande enye z'isi, babwira ngo ndabakunda cyane kandi namwe munyereka urukundo. N'abatarakanda subscribe mujye mukanda subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byanjye. Yesu nabampera umugisha. Reka dutangire dusenga. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye ko tugarutse turi bazima. Ni ukuri si uko turi beza, si uko dukiranuka kuruta abandi, ahubwo ni urukundo rwawe. Nyemerera aka kanya Mwami, mboje iki kirere mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino utegeke Mwami, ngwino ufatemere ibyishyira hejuru, ngwino wivange mu byacu kugira ngo unyagora ku ngoma Imana, natwe duhore tugushima tuguhimbaza. Gotangirana nanjye, saba ari izina ryawe rishyirwe hejuru, ntaba ari abankurikiye izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, ngwino tuguhaye ikaze na karibu, tangirane natwe, usozanye natwe, mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Yesu abampera umugisha. Uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga ku buhamya, uyu munsi ndashaka kubabwira urukundo rw'Imana, ariko byose biba bikubiyemo. Mwene data wowe unkurikira, ni ukuri Imana ni nziza. Wowe uri kunyumva, Imana ni nziza. Tekereza ku rukundo rw'Imana, wibaze se kubera iki ndiho, wibaze kubera iki njyewe ngihumeka, wibaze kubera iki. Utekereze ba bandi mwakuranye utakibona, utekereze ba bandi batambutse, utekereze abari kwa muganga. Nshuti yanjye, abantu tumenyere ko dutembera tukajya kurya ubuzima, tugasohokera mu mahoteli arenze, tukura indege tukajya kwishima hanze. Ariko reka nkubwire, jya wihangana, ufate akanya utembere ujye no kwa muganga, urebe abantu barwaye, urebe abatari guhumeka umwuka wabo, abari mu mabomboni, urebe abacitse amaguru, urebe impumyi, urebe abafite ubumuga butandukanye. Ni ukuri bigutere gushima Imana. Ni ukubera iki? Ni igiki na kimwe cyakubuza gushima Imana? Ni igiki cyatuma udashima Uwiteka? Ni igiki? Uko waba umeze kose, ubuzima bwose uri gucamo, kandi namwe mufite ibyo bibazo mvuze, ababana n'ubumuga, mwihangane. Yesu arabakunda, Yesu azabagirira neza, kandi ni ukuri nta n'umwe Imana yaremeye guhomba, ahubwo buri wese Imana yamuremeye kumugirira neza. Yesu agufiteho umugambi. Ni ukuri wikiheba, wikiganyira, wibona ko birangiye, wibona ko ibintu byacitse. Haracyariho Imana itabara, haracyariho Imana ihindura ubuzima, haracyariho Imana ihindura imibereho. Rero komera muri ubwo buzima uri gucamo kandi wizere Uwiteka. Imana yangiriye neza ikandinda mu bibazo byinshi, mu mubabaro mwinshi, mu gahinda kenshi, mu ntambara nyinshi, mu ngorane nyinshi. Ntaho yagiye, iracyahari kandi yiteguye kukugirira neza, kandi yiteguye kukuruhura, kuko Yesu niwe karuhura. Yesu niwe ugira neza ku manywa na nijoro. Rero ndifuza ko turirimbana indirimbo yo mu gitabo mu Gakiza, indirimbo ya 20. Ndakwinginze, indirimbo ndayikunda cyane, ndayikunda cyane, nawe igufashe kandi uyikunde, sibyo? Ni ukuri wumva amagambo arimo, ntiwite ku ijwi, ntiwite kuri ikintu icyo ari cyo cyose, wumva amagambo ari muri iyi ndirimbo, kandi Imana irakugirira neza, kandi nubyizereramo, uko ubyizera niko bikubera, mu izina rya Yesu Kristo. Reka turirimbane. Mbonye umukiza mwiza, ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi.
igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire ankize, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, ni uruta inshuti zose zo mu isi, rw'intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragejwe ndinda wa mubi, ibyo ntwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwihishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azanyobora ngeze mu ijuru, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, ngwanyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, ni uruta inshuti zose zo mu isi, ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa, ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe, ajya antungisha amanu yo mu ijuru, njya nkumbura wa munsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya! Yo Yesu ushimwa himbazwa, haleluya, ntukirwe hejuru. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane,
ngo mbonye umukiza mwiza, ngo ni Yesu Kristo, ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya! Ngo igikundiro cye cyinshi ngo nicyo cyanyemeje ngo kumusanga ngo anyuhagire ankize. Ese nshuti yanjye, ninde wakura hehe umuntu ugukiza nka Yesu? Wakura hehe umuntu ugukunda nka Yesu? Wakura hehe umuntu ubana nawe nka Yesu? Ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi, ngo anyurura mbabaye, ngo ankiza amakuba, ngo amaganya yanjye yose ngo ajya yanyakira, ngo yaka nk'inyenyeri iteka, ngo ni uw'igikundiro, ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Ni ukuri nta yindi nshuti wabona nka Yesu. Yesu niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Ngo intimba zanjye zose yarazikoreye, ngo uko ngeragejwe ngo andinda wa mubi, ngo ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye, ngo ni igihome cyanjye ngo njya mwihishamo. Ese wowe iyo bikurenze, iyo biguteye, iyo bigushobeye, wihisha kuri nde? Ihisha kuri Yesu. Yesu niwe wenyine bwugamo buzima, niwe nshuti nziza itameze nk'abantu. Imana ishimwe cyane. Ngo ntazansiga nk'imfubyi, ngo ntabwo azampemukira. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Ngo mpora ngo haleluya. Imana yacu ngo ntazansiga nk'imfubyi, ngo ntazampemukira, ngo mpora mbeshwaho no kwizera gusa. Ese wowe ubeshejweho n'iki? Wishingikirije abakomeye, wishingikirije imiryango, wishingikirije inshuti, cyangwa wishingikirije Yesu? Ndagutangariza uyu munsi, wishingikirize kuri Yesu. Uyu mugoroba ndagutangariza kwikomeza ku Mana. Nta wundi utari Yesu ufite urufunguzo rw'ibyawe. Nta wundi wakumva, nta wundi watabaza ngo agutabare nka Yesu. Niyo wahamagara inshuti yawe ikagutabara, Imana itavuze, nta na kimwe yakora. Data uri mwiza, urihagije, uteye ubwoba, urahambaye. Ngo nta yindi nshuti twabona itari wowe, ngo nta wundi twakwishingikiriza atari wowe. Yesu ushimwa kandi ushyirwe hejuru. Umuririmbyi w'umwuka araririmba ngo intimba zanjye zose ngo yarazimbatuye, ngo uko ngeragejwe ngo andinda wa mubi, ngo yaka nk'inyenyeri iteka, ngo ni uw'igikundiro, ngo ajya ntungisha Mana yo mu ijuru. Reka uyu mugoroba bimenyekane ko ari wowe Mana. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuri isambu itarumba. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuri igiti cy'inganzamarumbo. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuri ubwugamo bw'umugaru. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuri Uwiteka ari ryo zina ryawe. Reka uyu mugoroba bimenyekane ko ntawe kubanjije, nta n'uzaguheruka. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuriho kandi uzahoraho. Reka uyu mugoroba bimenyekane ko wihagije. Reka uyu mugoroba bimenyekane Yesu Kristo, reka bimenyekane. Reka uyu mugoroba bimenyekane kwa muganga. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku bashonje. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku barwayi. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku bafite amadeni. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku mfubyi n'abapfakazi. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku badafite shingiro na rugero. Reka uyu mugoroba bimenyekane mu gihugu cyacu. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku bakomeye n'aboroheje. Reka uyu mugoroba bimenyekane kuri Uwiteka wihagije. Data, reka bimenyekane ku batagira shingiro na rugero. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku mfubyi n'abapfakazi. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku ngumba. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku bihebye babuze uko bagira. Reka uyu mugoroba bimenyekane ku batagira shingiro na rugero, kubera ko Uwiteka muri byiza umwuka yararimbye ngo ntabwo uzadusiga nk'ipfubyi, ngo kandi ntuzaduhemukira, ngo duhora tubeshwaho no kwizera gusa. Uyu mugoroba tuzamuye kwizera kwacu, kubera ko abiringiye amagare n'amafarashi, abiringiye abana b'abantu barabahemukira, ariko wowe ntujya uhemuka. Rero turakwizeye, turakwiringiye, mu biriho byose nta wundi wadutabara, nta wundi wadushyigikira atari wowe. Ngaho tuzamuye kwizera kwacu, Uwiteka nawe ngwino ukorere muri twebwe, maze bimenyekane kuri buri wese. Shyirwa hejuru kuri Imana ishoboye byose, nta kikunanira. Ni mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye Yesu Kristo, amen. Oh haleluya. Yesu ashimwe cyane.
Imana ibampera umugisha mwinshi, kandi uyu mugoroba bimenyekane ko Imana iri mu ruhande rwacu, kandi ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nk'umubisha wacu, ngo yava he se ninde? Ubwo itimanya umwana wayo w'ikinege, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Humura witinya, wikeba, wikiganyira, izera Imana ishobora byose ntakinanira. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye, kandi mukomeze kurushaho gusenga mukiranuka ku gato no ku kanini, kandi mubwire Imana ngo ibe mu ruhande rwanyu, kandi mutihebye, mwe kwiganyira. Yesu ariho kandi arakora, kandi yiteguye kubagirira neza. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose. Amen.